oya ntago ari icyo ariko bigira igihe ntago ari ukuvuga ngo umuntu aricaye ahise avuga ngo ndashaka guhanura ndahanuye oya ikindi kandi guhanura ntago biba muri Adper gusa cyangwa se impano z'Imana cyangwa se impano z'umwuka wera ntago ziba muri Adper gusa impano buri muntu yemerewe kuyigira bitewe n'umubano yagiranye n'Imana bitewe n'ikizere Imana yamugiriye kambivuga gutyo. Ya rero Immaculée tubwire niki cyakorwa kugira ngo uru rubyiruko basi rumenye Imana rusanga Imana rugira indagaciro z'Imana. Ngewe hari ikintu ntarimo ndumvikanaho na Esther, hari ikintu yakomeje gushimangira kuva kare numva ari kuvuga ngo we ngo ntagagira umuntu agenderaho, ahubwo njye inama nagira urubyiruko no kugira abantu bagenderaho, kubera ko kugira role model mu buzima birafasha cyane kandi kugira ahasengera nta uriyo ntago ari icyo bivuze byashoboka ntago ari icyo bivuze ngewe nabo yanyumvise nabireka ntago turi guhatana ibibazo ariko ukuntu yanyumvise ntago ari cyo nari nshatse kuvuga. Navuze ko umuntu ashobora kumbera urugero nyine agakora ikintu nkabona ko ni cyiza nabibonye ko ni cyiza nanjye nanagikora ariko ntago mvuze ngo uwo muntu niba urugero niba uwo muntu nari muzi nk'umukristo niba nari muzi akorera Imana asenga agize niba aguye urange bingereye ikibazo araguye nanjye ndaguye oya ntago ari icyo ngicyo rwose. Niba uwo muntu aguye yari urugero rwanjye namubonaga ibintu byiza niba aguye nyine ntago ari ibyo niba aguye ntago bivuze ngo nanjye ndaguye nicyo nari nsobanuye. Okay. Ariko ubundi nkubaza akabazo katoya ari abakobwa ari n'abahungu ni bande bari gusayisha cyane mu bintu by'ibyaha kwe? Si bose ra barasa wenda hari abo bigaragara cyane ariko birasa ni bose abakobwa ubwo n'ukuri umuhungu ubwo nanjye nahita mvuga ngo nanjye mbona n'abahungu kubera ko akenshi abakobwa ibyo bakora biterwa nabo. Uzi ko abakobwa ari mwebwe muduhindura mugatuma tuba babi. Icyambere muradutendeka. Mwebwe se ntimubikora mwebwe se ntimubikora kumugane wenda twarabiganye ariko mwebwe ngo ariko ni mwebwe mu reka tuvuge in general ko twese turi babi. Abakobwa ari abahungu twese turasayisha cyane abakobwa se kuturega icyambere murebe abakobwa nibo banywa bya binini urumva nibo bakuramo amada uretse gatoye nibo bakuramo amada nibo bya binini urumva bo bakora ibyaha bingahe bibiri twe dukora kimwe bagakora bibiri ndabeshya se ariko uzirikane ko uba wateye icyaha oya bakoze ibirenze ibiki ubwo twabyemeye ibyaha by'abakobwa abahungu murakijijwe rwose tuvuge ko tubarusha no muri Adamu na Eva urabyibuka na Eva wabiteye Adamu ntabwo ari gukora icyaha kuvuga ngo mubaye abana beza. Yego icyo ndacyemera ngewe icyo cyo ndacyemera abakobwa igitsina gore reka mvuge muri rusange simvuga abakobwa cyane cyane nko ku bantu bafite inshingano ariko bakuze nk'abagore abantu nyine bakuze. Abagore buriya igitsina gore gifite guhindura ibintu byinshi cyane ntekereza ko hari igihe nyambivuga nkumva simbyumvikanaho n'abantu benshi ibintu bijyanye n'ingo no gusenyuka no kugira gute njye inshuro nyinshi mbishinja abagore kubera ko ntago nibaza ukuntu wenda ngeze kure ariko ntago nibaza ukuntu umuntu uvuga ngo umugabo yakunaniye uri umugore ahanini ntago mbyumvikana n'abantu benshi ariko ibyo bintu ntago nkunda kubyumva ngo umugabo yananiye ngo byagenze gutya gute ubaye uri umugore mwiza gute umugabo yakunanira ahubwo njye mbona muri abana beza nukuri nanjye mba mbibona ko turi abantu beza arakantu nabonye ejo bundi arakantu nabonye ejo bundi kavuga ngo abagabo ni nka roho mutagatifu
baturaho amahoro ari batura hari amahoro njyewe njya mbyemera kubera ko umugore yabaye umuntu mwiza uri perfect ugerageza mu buryo bwose nyine ntago umugabo yakunanira kereka wundi n'ubundi udashobotse naho muri kuvuga ngo umugabo yaguhindukanye ngo umugabo ngo byagenze gutya ntago njyewe njya mbyemera rero ikintu wavuze nacyemeye njyewe abakobwa n'abagore dufite kuba twahindura ibintu runaka byinshi biterwa bikorwa na twese ariko twebwe dufite ubushobozi bwo kuba twahindura ariko mwebwe mutashobora guhindura muri iyo mpamvu Esther bisobanuye gutyo nuko atarabigeramo uko atarabigeramo ntago mfite amakuru ahagije ko sinda umugore ngo mfate inshingano z'ubugore nanjye sinabona amagambo yasobanura icyo kibazo yagisubiza nk'uko bikwiriye kandi turamutse tugira amahirwe hano akaba hari umugore akaza akadufasha ariko Esther impamvu avuze gutyo nuko atarabona aho umugabo yakunaniye bijya bibaho njye navuze ko ntago navuze ko bitabaho bibaho ariko umugabo unanira umuntu aba ari wa wundi n'ubundi wa burundu udashoboka igihe wakoze ibintu byose usabwa nk'umugore ukitwara neza mu buryo bwose ntago ntekereza ko umugabo yakunanira cyangwa se yaguhindukana umuntu akaza ari muzima yarangiza ukajya kumva ko umugabo yabaye uwundi muntu ibyo bintu ntago ubundi bishoboka bivuze ubundi wa mugani umuntu Esther ntawe ujya mu gaciro umuhungu murabanye ni muzima akuzanye mu rugo rwiwe nawe hanyuma ngo urangije ngo hajemo ikibazo n'ibibazo ubona atari wowe babiteye koko oya ntago ngende kwemera umaze mwibuke uyu mugani icyambere mwebwe murapfuha cyane hano mwibuke umugani wa kinyarwanda uvuga ngo imfizi ntiyimira uzi icyo bisobanura oya ntago bizi kuvuga rero mugabanye ubundi makakwiye kuba mudapfuha cyane okay njyewe imakire yavuze ngo hari ngo impamvu navuze ntago ndabigeramo mba byiyumvisha ntago narugera mu rugo ariko ndanabyiyumvisha n'ibintu kandi byumvikana umuntu wese abitekerejeho yabyumva ntago abagabo ntekereza ko ari abantu boroshye cyane ku buryo ushobora kumuforma bigakunda mubereye mwiza utamutera hejuru utagira gute ntago umugabo yakunanira rwose reka oya wavuze ngo ntago turimo turahangana mu bibazo ariko yenda reka nanjye bisobanure mu bundi buryo bwanjye buriya umukobwa arakura akagera mu gihe cyo gushaka nta mukobwa utajya wifuza umugabo mwiza kandi nta n'umukobwa utajya wifuza umugabo ufite amafaranga ariko umugabo ufite amafaranga n'umugabo mwiza ukijijwe wujuje indangagaciro z'ubugabo ufite amafaranga yavuze sheri birumvikana ariko adafite amafaranga yavuze sheri ntabwo byumvikana wabimenye rwose wabimenye noneho ushobora kuza ugatetwa n'umuhungu utari mwiza pe udahambaye utajyanye n'inzozi zawe utajyanye n'icyifuzo wahaye Imana wenda niba ugejeje igihe cyo kumusengera hari ibyo usaba Imana ukavuga ngo sinshaka umugabo udakijijwe sinshaka umugabo w'umukene n'urugero urumva ukabisengera ukabishyira imbere y'Imana ariko iyo ubonye umugabo ugukunze uguha keya bihagije uri kumva ufite nayo mafaranga uremera kandi ukemera rwose wumva utamukunze mu buryo bwo kuvuga ndamutse mbonye undi nagenda ukumva uramukunze n'umutima wawe wose njye ahubwo mba mvuga ngo abakobwa nitwe dufite umutima woroshye kurenza uw'abahungu umuhungu we yihitiramo umukobwa akavuga ngo uriya mukobwa simushaka kandi koko ijambo yavuze nyine rikaba ari iryo sinumva rero ko umutima w'umuhungu ntago woroshye kurenza uw'umukobwa rero umugore ushaka kumuforoma cyane birenze umugabo ntago mbyemera ngewe nta mugore baforoma umugore niwe muntu ugomba guforoma umugabo ngewe ariko mbitekereza agaforoma n'urugo kw'inshingano nyinshi burerega n'iz'umugore umugabo wenda afite ibintu runaka afite nk'inshingano ariko ntaho biba bihuriye no mu bana hanini wenda umugabo afite kujya gushaka amafaranga mukabaho mukagera gute ariko ubundi buzima busanzwe izo nshingano n'iz'umugore nta mugore numva waforumwe n'umugabo ntago ndabyumva ahubwo abagore
jenzi ko bafite inshingano zo kubaka nyine urugo noneho ikibazo nkubaze nubwo ntari umunyamakuru nta kibazo none se ntabwo uzi abakobwa bajya mu mago bajya mu rugo nyine bakitwa abagore badakijijwe nyuma yabo bakazakizwa cyangwa se yenda atari umurokore nyuma yakazaba umurokore bitewe n'umugabo no so umugabo ntaba yamuforme reka ntago ari icyo ngende gushaka kuvugaho uyu nguyu ari gushaka kuzana ibintu byo hafi hano ari gushaka kuzana ibintu nyine byoroshye umugabo kuguhindura ntago ari uguhindura imitekerereze yawe ngo avuge ngo niba ari umuntu mwiza gakugize niba ari umuntu mubi gakugize mwiza wenda ibyo ni ibintu bisanzwe kugira umukristo usanze umugabo we n'umukristo nawe ubaye umukristo ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe ibyo bifata nk'ari ibintu bisanzwe ariko cyane cyane kuri character ku miterere y'umuntu cyangwa se ku bintu bitari byiza ntago ntekereza ko umugabo agira umwanya munini mu guhindura umugore icyo nayo ndacyemera gatoya ariko njyewe ndagishaka kuvuga ubona bikwiriye ko umugore ajya gusaba Imana umugabo ufite amafaranga urabona abantu ndashaka umugabo aba afite amafaranga umusore uzanshaka agatera akanyarira akamarayo iminsi 3 akajya kizabonwa Samatare baguka gutabare ngo ndashaka umugabo uzaba ufite amafaranga noneho harimo n'abasenga udafite amafaranga kwa jina la Yesu uwo muntu afite ubuyobe bukomeye cyane bukomeye kubera ko umugabo sibaye mutanga se ngewe ntago ariko dusabe tuzahabwa yego ndabyemera ariko se ku buryo ujya gusenga uvuga ngo ubuse twese tugiye gusenga dusaba ibyo ngibyo ra abakene Imana yashyize ku isi byagenda bite ngewe cyo gusaba umugabo ufite amafaranga umusore ufite amafaranga urugo rwubakwa n'amafaranga impamvu ntago nshatse kuvuga rata byari brage ngo urugo rwubakwa n'amafaranga ya byari brage urugo rwubakwa n'urukundo tuvugisha n'ukuri urugo aya mafaranga ahubwo aza yunganira ntago bavuga ngo amafaranga hari ibintu byose biri mu buryo hoya Nusisi hari ingo nyinshi zisenyuka kandi bafite ama etage bafite ibintu byose bihagije hoya amafaranga ni ingo nyinshi zisenyuka kubera nta mafaranga ahari nyine niyo mpamvu nari mvuze ngo urugo rwubakwa n'urukundo amafaranga akaza yunganira none iyo hari urukundo iyo hari n'amafaranga none biba byabaye arakandi kantu nshaka kongera ku rukundo ntago urugo buriya rwubakwa n'urukundo gusa cyangwa se amarangamutima buriya ikintu gikomeye abantu birengagiza ni commitment ni ukwiyemeza kuko ntabwo ushaka umugabo uvuga ngo ngewe umugabo ndamukunda nyine ujyanywe n'amarangamutima gusa ibyo bintu birashira wowe ugenda uvuze ngo ndiyemeje niba runaka afite defo runaka afite ikibazo iki n'iki ni umukire niba ari umukire afite defo yindi itajyanye n'ubukire ubukire burahari ariko afite n'indi defo ni ukwiyemeza nyine ukavuga ngo uyu nshatse uyu muntu ibi bye nzabyihanganira ibiki bye nzabyihanganira abantu benshi rero ikibazo bari kugira n'icyo ngicyo akagenda ajyanwa n'amarangamutima gusa noneho yagera mu rugo ugasanga biramucanze bya bintu ntabwo yigeze bitekereza mbere ni ukwiyemeza ngewe numva ko habaho urukundo kwiyemeza nicyo kintu gikomeye kuruta ibindi byose rero uri mwiza imbabazi zawe ni nziza imigambi yawe ni myiza kuri twe mu ijuru barahimbaza no mu isi turaririmba icyubahiro ni icy'umwana w'intama
wanesheje satani umunyaga ubutware bwose ukwiriye icyubahiro n'ikuzo. ngira ngo turimo turagenda tugana ahantu bita ku mupfundikizo, niko bimeze. Ariko ndashaka kubaza iki kintu nanone. Umusore udafite amafaranga n'uyafite bakaza bose bakagutereta, uwo wajya gusengera wakirwa ujya gusengera usaba ikimenyetso. Gusenga nsaba ikimenyetso gute? urabona hari ukuntu abantu basenga wenda bafite abantu benshi babatereta, bafite abantu babatereta, ashaka kuvuga ati Imana mpitiramo menye uwo tuzabana wari we. None haje umuhungu ufite amafaranga, haje n'utayafite, twaye kuvuga umukene, wenda tuvuga wenda tuvuge ati haje n'utayafite, bose baraje ati wowe kabyara we turagukunda, twose turagukunda. Hanyuma nawe urebye ubona wabahitamo bose, ariko uravuga ati okay, wakirwa ujya gusenga usaba ikimenyetso cyangwa wahita ufata ufite amafaranga. Ibintu byose nubwo hari ibyo tuba tubona, ariko hari ibyo Imana itureberera twebwe tuba tutazi. Buriya ushobora gusenga yego ukavuga uti Mana mpa guhitamo neza, kuko amaso y'umuntu areba ibintu bigaragara nyine, ntabwo areba imbere cyangwa se ibintu bitagaragara. Ugize amahirwe Imana yagusubiza ikakubwira ngo amahitamo yawe ni aya ngaya, iricecekeye. Yicecekeye uhitamo bitewe n'aho amarangamutima yakwerekeza, cyangwa se njye reka mvuge ku giti cyanjye. Ariko Esther nasaba Imana ikimenyetso. Iricecekeye. Imana yicecekeye. Habaye guhitamo Udafite amafaranga n'ufite amafaranga. aho ngaho niho nshaka rero sasa. Imana yicecekeye, wese wacecetse, ubwo nawe tutu Ukabareka se? ukabareka. Oya. Esther wese bishaka kudusubiza, urimo kwaga kudusubiza twakubonye. Dusubize wahitamo nde? Abakobwa mukunda amafaranga, wivugisha ukuri. Hari igihe usanga afite amafaranga ariko adafite kwa kwiyemeza, Esther yavuze. Ukabona nyine afite amafaranga ahagije ashaka gutunga urugo, umugabo umugore n'abana be bose azabyara, ariko ukabona ni umugabo n'ubundi udashobotse, udafite indangagaciro z'ubugabo. Uwo nguwo si ubwo oya, aho ngaho waba ushatse amafaranga, ntabwo waba ushatse umugabo. Ubwo dufite ibintu byinshi turebaho, wagereranya ugahitamo. Ntabwo wagendera kuri uyu nguyu ngo afite amafaranga cyangwa se ntayafite, ufite ibintu runaka ugenderaho ukavuga ngo uyu muntu nubwo afite defi imeze gutya nayishobora kuyihanganira, nubwo uyu muntu ameze gutya na gutya byagenda gutya. Kuko ushobora gusanga ufite amafaranga makeya cyangwa se ufite utayafite ashobotse kuruta uwo nguwo ufite amafaranga menshi, kandi ntabwo wajya kwishora mu bibazo ubireba ufite n'ibisubizo. Dusubuje abakobwa benshi mufite abagabo benshi cyangwa se ababatereta benshi barenze 2 barenze 3, turabasuhuje. Tuvuge ngo Imana ibahe umugisha buriya Abagabo benshi Kandi baye guhitamo. Imana ibahereza guhitamo. Oya. Niba kure kubera ko biriya bintu bitesha umutwe, uretse no gutesha umutwe bikoresha n'amakosa. Yego. Nta bukristo bubirimo muri make. Rero ndarakara rasomye numva karansekeje ngo abakobwa ngo bafite abagabo ngo bafite abahungu 4 ngo batereta ngo bibwira ko ari imodoka, ngo imodoka ariyo igira amapine 4 kugira ngo igende. Aya ubukeneye umuntu umwe ugufasha mu rugendo, ntabwo ukenera ya mapine 4 kugira ngo usunike. Ya agira inama rwose yo guhita umuntu. Twibuke ko isi yatwigishije ushobora kugira umukobwa umwe umusore mu gutereta akagenda.
icyo gihe bigenze gutyo ubana n'umuntu umwe yagenda ubwo ntago aba ari uwawe uramureka akagenda hakazaza n'undi ntago ni ngombwa ngo ugereke abantu bagerekanye kugira kandi abazagutereta bazi ko umufite ubwo ngo nawe afite ikibazo umuntu uza kugutereta azi ko ufite undi muntu aba afitemo ikibazo nawe nta kintu gifatika aba gushakaho n'ubundi noneho umushatse kuvuga yuko abakobwa bakwiye kugira ese twabyita umufiance umwe cyangwa se umu boyfriend umwe niwe muntu utakujagaraza naho ubundi iyo uzanye benshi uta umurongo n'ubundi bashobora kuba bo ntacyo bibatwaye ko bafite icyo bagushakaho iyo ari benshi umwe akaza azi ko ufite undi akaza gutyo aba afite ikintu ashaka nyine wowe rero birakujagaraza bigutesha umutwe umwe bahagije buriya cyane natekereza ko umuntu wenda yakakwiye kuba afite batatu none uzaza mbere akaba ari wagira gute afata oya Esther imakire tuvugisha ukuri rwose batatu niba bahagije uza mbere akaba ari we muhita mugenda oya rwose ntago nge nemeranya nawe umwe abahagije yatabaye iwawe aragenda hakaza undi iyo nawe atabaye iwawe aragenda nabwo hakaza undi paka kugeza igihe ubonye wa muntu Imana yakugeneye ubu nizere ko byumvikanye suje umukobwa hari abakobwa benshi nzi bafite abahungu barenze umwe hari wambwiye ngo abakunda bose ntibaza umuntu yakunda abantu batatu gute bishoboka uko biri kose muri abo bantu nubwo bafite ibyiyumviro runaka harimo umuntu umwe usumba abandi uwo muntu rero ufite ibyiyumviro biruta iby'abandi ni uwo nguwo abandi bihorere none se nkwibarize Imakire umukobwa afite uwakunda ariko wakunda ntafite gahunda yihuta cyangwa se iri seriye hari n'umuhungu nawe ugukunda ariko utamukunda kandi ari seriye waba wifashe uruhe ruhande njye buriya kabigusubiremo buriya ntabwo nabikubwiye neza umuhungu ukunda nta gahunda afite urumva naho ugukunda wowe udakunda wafite gahunda ugukunda wowe wowe ukunda ntago aba gukunda oya ukunda nta gahunda afite noneho ugukunda we afite gahunda wowe ntabwo umukunda ariko we nyine aragukunda uwo nkunda njye nta nkunda aragukunda ariko ntafite gahunda urugero rwo kubaka kandi wowe nguwo nkunda ufite na gahunda nanjye ndamukunda hari ntago mukunda kandi wibuke ko tuba dukeneye kugira ngo abantu badukure mu nzira imyaka itadusanga oya by'imyaka se tubwire njye buriya mpa agaciro umuntu nkunda ugukunda wowe udakunda oya nanone waboya nta mpamvu yo kuvuga ngo imyaka se niki pfa kuba umuntu agukunda kandi nyuma y'igihe runaka azakugiraho gahunda ubibona ko nyuma y'igihe runaka nyuma y'imyaka ingahe muzabana namutegereza imyaka 10 si byaterwa n'iyo mfite nk'ubu ngubu yenda hagize ungiraho gahunda akanankunda 10 nayitegereza da none se ni myinshi abantu ntibahinduka ku buryo yazampinduka nyuma y'igihe runaka ngo ntago aba ari uwawe ntacyo wazategereza nyuma y'iyo myaka ndewe ndamutse hari umuntu nkunda njyewe ntakunda afite gahunda hakaba hari n'uwo nkunda utaragira gahunda njyewe ku giti cyanjye ntabwo nabana n'umuntu ntakunda umuntu afite ibyiyumviro ntabwo nashobora kubana nawe bivuze ngo uwo nguwo ufite gahunda namureka akagenda nyine
hanyuma uwo wanjye rero turi kumwe nkunda nako nkunda yazagira gahunda sava atazayigira kandi nanone ubwo nuko nyine oya haza n'abandi mu buzima iyo umuntu agiye umuntu araza akagira umumaro mu gihe ahari yagenda akaza n'undi biravanguye mubuze ubwenge ngira gute ntabwo ari icyo bisobanuye bibiri bifite icyo ishatse gusobanura ariko tugendeye kuri ibyo ngibyo twakora amakosa menshi njyewe ngiye kwizirikaho igisasu nkavuga ngo mfashe umuntu kubera ko ankunda tubane njyewe ntagukunda oya aho ni handi havuka ibibazo byo gusenya ariko se ngiye mubaze sinzi impamvu ikintu mwita urukundo ubundi ni iki nimba ngewe ngukunze nkaba ntazagukubita nkaba ntazakwima ikintu icyo cyose tukaba tuzabana ni gute uvuga ngo simukunda ngo simwiyumvamo siniki uribona haratatimo ubujiji urukundo ko rwaduhobagije burase wamenye ikintu utarakigeramo ntago bishoboka nyine iyo ukunda umukobwa cyangwa muri fiance ntago uba wimagine igihe uzamukubita nta nubwo uba wimagine igihe muzashwana uba wumva nyine igihe cyose muzahora muri honeymoon ariko nyuma y'imyaka runaka erega ntago umuntu ari umutagatifu nshuti yanjye harimo abantu b'imfura hari ukuntu hanjye nk'iyo urebye jewe sibyo nk'iyo urebye jewe urabizi ko ndijyaga mugayo nk'iyo ndebye sibyo ubona nabizi ntago murabizi ko umugendeye kuri jewe njyewe nkasanga kubwira atari ko jewe ubyemeye twahita tugenda twabikora vuba vuba urabizi ko n'ubusanzwe nta mafuti nkora n'ubundi ntacyo nakutwara kibi so ubu ngubu kugira ngo urinde iminkanyariza utegereza amaso atukure ubu ngubu ntago twahita tubipanga bigahita bigenda neza njye nawe se ndashaka gusanisha nabyo ndi twari turiho n'ubundi byagorana ikibazo kirakomeye twabanza twabaza Imana pe abarakora muzika muzi gukatira abantu neza mukamubwira ngo reka tubaze tubisengere ngo Imana nibyemera biribona atari gukatira umuntu no kwidefanda nyine ugakatira umuntu neza mu buryo busa naho burimo kubahiro ariko ubundi nyine umukatira n'ubundi byitwa kumukatira uko jya mbyumva ati reka tumaze tubisengere twumve icyo Imana izabivugaho kandi muri we atari ya ariko ibyo nabyo ni ikosa kubera ko niba ubwiye umuntu gutyo uko biri kose yizeye ko icyo kintu uragifite muri gahunda niba ugiye kugisengera aratekereza yuko ufite gahunda nyine ukuri kuzuye ni ukubwira umuntu ukuri ukamubwira ngo ibintu birashoboka cyangwa se ntabwo bishoboka yego niko kuri kwiza ndabona byavamo cyangwa ntibyavamo buriya ibintu byose bibaho kubera impamvu kandi iyo mpamvu we nk'umwana w'umuntu ntabwo uba uyizi uba ugomba kujya kubaza Imana ntabwo mbyita nko kumukatira kuko ushobora kujya kubaza Imana Imana ikakubwira ati uriya niwe wawe ukaza ukamubwira ati yego ndabyemeye dukomezanye urugendo rwo kugira ute nko gukundana wabwira umuntu gutyo umuntu akwatsa urukundo sibyo hanyuma uramusubiza yego cyangwa se oya